niba isekuru mizi kubagabaga ku ihene ku nyagazi, niba ikimasa kibanza nabyita ngo ni ugutera izuru, sinzi ko nubwo nabyita, niba rusake ibanza igakubakuba inkoko ikayereka ko inkokokazi ikayereka ko iyikeneye, wayi wowe uza wurira nk'uwurira ihene? Hoya ihene ntabwo bayurira gutyo nayo, ubwo navuga nk'uwurira igiti. Mbere yo kurirana nk'aburira igiti cy'imyembe cyangwa cy'inturusu, banza muganire, mujye mu kiganiro njyarugamba, mugire imihigo muhiga, hanyuma nimunarangiza mukora ikiganiro mvarugamba. Sibyo, umwe ni umutumba ugaramye hariya, undi nawe cyangwa se ni igiti, undi nawe ni umusenyi wazana ishoka kasa gusa, kasa igiti kitavuga ndababara hindura asa hano, oya ni uko asa nk'uwasi igiti. Urugo rero sinzi amaherezo yarwo. The Zoom TV 24 turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwese mukurikiye ikiganiro cyacu, tunabibutsa gukomeza kudushyigikira mukanda subscribe ndetse mukora no kuri notification, muduha ibitekerezo ku bitajyana neza kugira ngo dukomeze tugende neza kandi umuryango wa The Zoom TV ukomeze waguke. Nkuko mubona imbere ya kamera turi kumwe nta wa mubyeyi wacu, ntabwo twari duherukanye, ni Eliane, ariko reka tubanze tumuhe ikaze. Eliane, muraho? Muraho neza Vincent. Imyaka myinshi cyane. Stay home yaradutandukanije. Byari bikomeye, ariko biteka ari kugenda acinzira. Makuru y'iminsi? Amakuru ni meza, nubwo narwayemo aka gripe gake ariko sava. Abumva ijwi ryahindutse ntibaze kubyibazaho cyane. Yego. Kandi ntibagire ubwoba, ntibagire ngo ni corona ni gripe isanzwe. Nta corona. Ndi muzima, ntabwo ari corona. Yego. Byavuye kuri allergie narindi akazi twarimo dukora. Ngira rero kwa nsanzwe ndwara amasinezite. Yego. So utunuro tw'ibintu twakataga n'ibiki byose tuntumukiramo. Yego. Hanyuma amakuru se ya stay home hano mu rugo iwawe wayitwaye mute? Stay home navuga ngo nayitwayemo neza, kuko nagerageje no gutekereza ku mishinga itandukanye, cyane cyane ko nka business yacu uyu munsi irafunze. Yego. Ubu twebwe igihe cyose ikibuga cy'indege kigifunze, igihe cyose amahoteli agifunze, igihe cyose n'abanyamahanga baza mu Rwanda, kuvuga ngo nafungura ngacuruza kuri jewe biragoye, cyangwa se ku bantu bari muri industry yanjye biragoye. Ubwo rero kuba mu rugo iyi minsi irenga 40 twamaze mu rugo, je byamuhe gutekereza big. Byamuhe gutekereza big, ntekereza buryo ki business yanjye nayikora mu bundi buryo bwagutse kandi buhinduye ibitekerezo, buri developer ku buryo ubu tunavugana. Ni nayo mpamvu namuhumeka gutya twatangije uruganda. Ubu nta bintu muzongera gutumiza hanze, ibintu by'imyenda ubu tujye kujya tubibadodera. Okay. Congratulations rwose kandi courage. Bonne chance. Mama Mignone, muri ibi bihe bya stay home byaguma mu rugo, hari abantu benshi cyane abantu bashakanye. Ubundi ibiganiro byacu ni bya bindi, ntago twataye umurongo. Ibiganiro byacu ni bya bindi dukomeza byo kubaka ingo, ibiganiro by'abashakanye ahanini byo kubaka umuryango. Unataye umurongo sinabikwemerera kuko giye muhamagaro wanjye ni huri. Yego. Hanyuma hari ibiganiro byakunze gutambuka cyangwa se n'imiryango iharanira uburenganzira bw'abadamu bw'abagore yakunze gusohora amatangazo avuga yamagana abagabo bahohotera abagore, ngo muri ibi bihe noneho byariyongereye cyane mu ngo kuko babonye umwanya wo kuba bari kumwe. Hanyuma wowe experience wagize n'umugabo wa Clement muri ibi bihe, cyane ko birashoboka ko namwe ari bwo mwabonye umwanya munini cyane kuva mwashakana, iminsi 43 burya ni myinshi, muri mu rugo muri kumwe amasaha 24 ku yandi. Mwebwe mu rugo mwabyitwayemo gute, cyangwa namwe biriya bintu by'arwaserera by'ihohotera byabayeho murabigumana mu rugo hagati yanyu? Je rero hari ikintu ntajya numva, kandi nukuri kugira ngo nyumve kirekanyira ngo nk'uwafata amaburo ivisi agafungura amaburo mu mutwe wanjye akabiterekamo akongera agafunga. Ntago numva ukuntu bavuga ngo ihohotera rikorerwa abagore. Ese abagabo ntago bahohoterwa? Ahubwo bakabivuga ngo ihohoterwa rikorerwa mu ngo.
yego kubera ko abagore barahohoterwa, abana bagahohoterwa, abagabo bagahohoterwa, abakozi bagahohoterwa, amatungo agahohoterwa. Ntabwo rero kuki havuze ab'abagore gusa se, njye ntabwo nkunda inegarite. Eliane, tukiri kuri ako ngako, muri iyi minsi nyine 43 nta kintu gisa na kamera idasanzwe wegeze uvumbura kuri Clement, cyangwa we yakuvumbuye akavuga ati sigaho ibi ntabwo nari mbizi? Ni muri ubwo buryo nendaga kukubaza. Buriya hari ikiganiro nakoze na uploadinze uyu munsi kuri channel yanjye Ineza BTV, n'abandi bajya bansaba ngo ni mfungure channel n'iki mujye babimenya yuko ihari, kandi bakore subscribe BTV, kandi subscribe, like na share. Hari ikiganiro na uploadinzeho nakoranye na Clement, ahubwo giye ikintu nahishuriwe muri iyi karantine, nahishuriwe ko Clement ari umuvugabutumwa ukomeye cyane, kuko yamfashije kubwiriza. Baze kujya ku ma YouTube barebe ibiganiro Clement yatanze. Namuvumbuyemo impano ntarinzi, nasanze ahubwo nibitseho ubutunzi bukomeye cyane. Rero ikintu nababwira, icyo kiganiro ikintu kiravuga ngo mbere yo kwinjira muri fiançailles no kwirukanyira mu rugo cyane, banza umenye uwo ugiye gushaka. Jewe mfite umugambi wo kurongorwa, ariko se kurongorwa gusa biherekejwe n'iki? Clement aje kumbwira ko yes je t'aime ma chérie, ndashaka kugushaka, ndashaka kugushyira mu rugo. Yes ndabyumva, urashyira mu rugo nibyo, ariko se gahunda ufite mu kwishyira mu rugo ni iyi? Juste kuza kuba umugore wawe gusa? Ese dufite iyihe plani? Uyu munsi dutangiranye ukodesha, ese dufite iyihe gahunda tuzifite gahunda ki yo kuzamara igihe runaka mu bukode? Ese dufite gahunda yo kuzabyara abana bangahe? Bwose twihaye target yo kuzajya dushyiramo intervention ingana gute? Ese dufite gahunda ki ku miryango yacu? Ese dufite gahunda ki mu murimo w'Imana niba dukijijwe? Niba tudakijijwe se ku nzoga wanywaga no kuzo nanywaga dufite iyihe gahunda? Je rero nta mpano idasanzwe yindi navumbuye kuri Clement uretse yo kumenya ko azi kubwiriza. Yego, kuko ibyinshi namubonyeho nibyo nari nsanzwe nzi. Yego, ariko wavumbuye niyo mpano, kandi ni byiza cyane. Nawe uragerageza umufashe kwizamura, wenda yari kiri hasi, ukoze hasi unyibutse ibuye. Hari akantu kamaze iminsi gatrending agenda kabonye kuri Twitter, ntabwo nari kabonye ikiganiro mwakoze cyari muri ibyo biganiro mwakoze na Clement muri kubwiriza uko byasa kose, kuko na akantu gatoya bakase bagashyira kuri Twitter, hanyuma mbona uri kuguyaguye umugabo umukaresa. Abantu babivuzeho ukuntu gutandukanye, bamwe bati uyu mugore bimeze bite ko mbona ibintu atangiye bitabaho mu muco nyarwanda? Ikitabaho se ndiki muri byose? Kuvuga ngo akaresa umugabo ukambara ubusa bakajya hari bagakaraga amabuno bagafata intuze bagashyira kuri za Instagram no kuri za Twitter nahe hose, bagashyira kuri Rwanda na Star, bagashyira kuri za Visit Rwanda, bagashyira kuri za Tembera Rwanda n'ahandi hose, bashyiraho abakobwa bacu bambaye ubusa banditse amabere n'akabuno katagira n'ikariso. Ibyo nibyo bibaho? Ibyo nibyo bibaho? Sorry for them. Nta kintu kinini nakivugaho, naramaze. Nabikoze ku mugabo wanjye, kandi jewe nzi impamvu nabikoze. Narimo ntanga urugero, narimo nigisha, kandi twarimo twigisha twembi. Ntabwo rero nka twaciye amabere. Ubifiteho ikibazo yihangane, abanza ajya kureba ibyo barimo kwigisha hariya. Bari abana b'abakobwa b'abanyarwandakazi bambika ubwizanye zagashyiraho ngo beautiful Rwandan, yambaye ubusa butsinsima. Mu yandi magambo, kuba uri kumwe n'umugabo waho mwaba muri hose, ibyo wamukora byose ntacyo we bigutwara. Icyo nshaka cyose because he is my husband. Hari naho wagize ati rwose narenga nanka namanuka cyane rwose. Birase uko byakiriwe, none ntekereza ko nawe wabonye komanteri. Hanyuma se bari mu rukiko barimo kuburana ko babahohotera, babafata ku ngufu, babahoza ku nkeke. Byo byabayeho mu muco nyarwanda? Nta mugabo urajya kurega ko bamuhojeje ku nkeke, ariko abagore barega ko babahoza ku nkeke. So icyo nakoze kirenze icyo ngicyo ni iki? I'm proud. Yego, je ibyo nakoze I'm proud. Rwose ndi fier y'ibyo nakoze. Ubifiteho ikibazo yihangane azambaze icyo bisobanuye, cyangwa se ajye ku Rugendo TV
arebe ikiganiro cyose yumve n'ikibazo umunyamakuru yarambajije. Ikibabaje njya nsetswa cyane n'abantu bo kuri social media bakata inkuru bakayijyana uko bashaka, ariko purisi bayijyana uko bashaka baba bamamaje, baba bakoze ubutumwa, kubera ko uzi ubwenge, umuntu muzima uzi ubwenge ubonye kariya gace, kuko haba harimo na rogo y'ikinyamakuru byaciyeho, ahita ajya ku kinyamakuru nyine akajya kureba toute la verite. Ariko injiji cyangwa se impumyi, bavuga impumyi harya abafite ubumuga bwo kutabona, sorry, bahita bo batwarira hejuru bakaguruka batagira amababa. Eliane, niba wibuka neza mwari mu kiganiro cyigishaga ku biki cyangwa cyavugaga kuki? Umunyamakuru yarambajije ngo mbese umugore ashobora kubwira umugabo ko amushaka, ngo ubundi ngo bategereza ko umugabo ari we ukubwira ngo ndagushaka, ariko ntabwo umugore akwiriye gutegereza gusa ko umugabo ari we umubwira ngo ndagushaka. Ikindi cya kabiri, ntabwo umugabo azavuga ngo ndagushaka, ni inyanya se ushaka, ni amamesa, ni ibitunguru, ni umunekeze, urashaka iki? Hanyuma yakabivuze mu buhe buryo rero? Yakabivuze mu buryo nyine nababwiye. Ntabwo gutegurana ari ukumubwira ngo sheri ngo uyu munsi ngo uze kare ngo umenye ko ngushaka, uze kare umenye ko harya ubwo umuntu yanataha ntihahita akatagasha kandi ajya kwihisha, si uguhita yumva ko ikirere zimuhiriye hejuru. Njya nkunda gutanga ingero. Isekurume iyo igiye kwimya inyagazi ibanza kuyibagabagaho, harya buri ikimasa cyo bavuga ko ari ukugira gute? Ku kimasa kitabagabaga harya bavuga ngo ni ukugira gute? Ntabwo mbyibuka ukuntu ikimasa bakivuga, ariko niba isekurume izi kubagabaga ku ihene, ku nyagazi, niba ikimasa kibanza nabyita ngo ni ugutera izuru, sinzi ukuntu ubwo nabyita. Niba rusake ibanza igakubakuba inkoko ikayereka ko inkokokazi ikayereka ko iyikeneye, wayi wowe uza wurira nk'uwurira ihene? Hoya, ihene ntabwo bayurira gutyo nayo, ubwo navuga nk'uwurira igiti, kuko igiti nicyo bafata bagasega mpaka bageze iyo bashaka, cyo nta kugitereta kubamo. So banza uterete umuntu umushyire muri mudu, umukoresha ibyo yiyumvamo nawe ashaka. Hanyuma rero bagore beza, ntabwo umugabo ari ugushyira muri mudu gusa, kuko nawe uramukenera. Niho mujya gusakuriza ngo ngiye ngo ntabwo nzi kurangiza icyo ari cyo, ngo se harya ngo ubura ngo umuntu arangiza ati, none se ko babwira uko warangiza mugasakuza, uretse ko gusakuriza Eliane ni nko gusakuriza mu ishyamba. Hanyuma Eliane, umugore gufata initiative cyangwa gutera intambwe yo kuguga umugabo cyangwa kumwereka izo geste biragoranye cyane n'umuco wacu, bivuge gutyo kandi koko. Ese uwuhe muco? Umuco nyarwanda ni uwuhe? Nabajije ngo umuco nyarwanda ni kuri kwambara ubusa mugatigisa ibuno, bagakamera barimo gutigisa ibuno barangiza bagashyira kuri social media, niwo muco nyarwanda? Urebye abanyarwandakazi bo bafite ikintu gisa no kwitinya, kuvuga birabumva ko bacima amabere, ajya kuri social media yambaye ubusa. Umunyarwandakazi witinya ajya kuri social media agatukana, wa mugore uri inshege uri inshinzi, akagabo kawe biki, uwo niwo muco nyarwanda? Nta muco nyarwanda urimo. Hanyuma ahubwo harimo ico. Kuba ukora ibingibi wereka abantu uri kubigisha kandi ari n'ibintu byabagirira akamaro, bamwe bakabyakira nabi, icyo kintu cyakira gute? Noneho nkabisanisha no mu itorero, cyane cyane abanyedini, ibintu nk'ibyo ntibyo byikoze, urabivuga ati koma satani mu idini ho ntabwo bizakugiraho ingaruka, cyane ko watoboye ukavuga ndagukunze cyane, uti mu idini, ni idini nyine, idini bizangiraho ingaruka se nirihe? Iwacu aho nsengera, yego aho usengera, abashumba banjye ni abanyamwuka, nta mwanya bafite wo gusomera urwandiko mwibahashe, bafite umwanya wo gusenga umurimo w'Imana ukagera aho ugomba kugera, kandi bazi akamaro k'urugo, bazi n'icyo Eliane arimo kwigisha. Ntabwo ari abashumba banjye ari injiji nk'uko abanyedini bose bameze, oya, mutandukanye abashumba banjye cyangwa se mutandukanye ababyeyi banjye bo mu mwuka nabo banyedini bandi birirwa bihishe, kandi barangiza bakaba rero bajya kuderivura abantu babasambanya,
bakaresa babiba imitungo yabo. Oya, ntabwo twebwe mu itorero iwacu dutunzwe n'ubwesikoro, dutunzwe no kuvugisha ukuri. Ukuri kwawe baragushyigikira cyane 100%. Eliane, nta bantu ufite bajya baguca intege wenda ukabona bari kukugabaho ibitero bitewe n'izi nyigisho bikaba byakudeseva cyangwa bikaba byaguca intege? Barahari cyane cyane ndetse na cyane. Barahari, ariko abo ngabo bameze nka wa wundi wahungiye ubwayi mu kigunda, kubera ko iyo nsubiye inyuma nkajya gushaka amateka yabo nsanga nabo ubwabo barinaniwe. Ntabwo rero umuntu winaniwe yatuma ntafasha abakeneye gukomeza. Ubwe yarinaniwe, ubwe ntacyo yifashije, uwo nguwo yanca intege kweri. Ubundi iyo umuntu ari afite ubushobozi agasanga Vincent urimo kurwana no guterura ijerekani kandi utayishoboye, ashyiraho ayo maboko nawe akaguteruza. Ariko wa wundi uza ahubwo agahita yikubita umugeri, uwo nguwo ntakagutesha igihe cyawe, uhita umusoma mu mutwe ukikomereza. Hanyuma izi nama rero ugira abantu uti niba koko wumva ushaka kuba wakubaka urugo n'umugabo wawe, bivuge, tera intambwe bivuge. Nkawe nyirizina, igihe watangiye kubibwira umugabo wawe yabyakiriye gute? Dusangize experience. Hanyuma iyo ntacyo uzi nta n'icyo ubaza. Burya umuntu abaza byibuze icyo yamaze kumenyaho kandi hose iyo gake agashaka kumenya byinshi birenzeho. Kuko ntabyo nari nzi, ubwo se rero kwamubwira ngo iki. Nanjye nyine nari mu mubare wabo ngabo barimo bantera amabuye, ni nayo mpamvu abantera amabuye ntajya mbatinda. Rero iyo experience kibikora bwa mbere cyo mubwira ati ndagushaka muri arya, iyo mvugo ntago yemewe ukimugaragariza ko ntago mubwira ngo ndagushaka, namushatse rimwe umunsi nyine nemera kumushaka. Yego, ubwo nibwo nari mushatse, naho ubu ngubu ndamukumbura. Ubwo rero mukumbuye mubwira ko mukumbuye nyine, cyangwa se nkamwereka ko mukumbuye. Ubwo none se ubiye ushonje, reka nkubaze, iyo ushonje uragenda ukabwira ibiryo ngo wabiryo wenda gushaka, cyangwa ukora geste ugafata rushe n'isahani ukabyarura ugafata ikanya ukabirya? Nanjye rero iyo nshonje nyine nkora geste yo kwarura ibiryo nyine nkarya. Cyangwa se niba ari ngombwa ko mbiteka nkabiteka. Ku nshuro ya mbere ukiha iyo initiative yo kuvuga ati reka nteri intambwe, yabyakiriye ate umuntu w'umugabo? Cyane ko bamwe bavuga bati sinabikora, umugabo atabifata nabi, atavuga ngo ndi impamvu atabikora nuko nta kiganiro bagira. Kubera yuko ntabwo agiye ibyo nkora mbikora nta biganiraho n'umugabo wanjye. Ikintu cya mbere cyishe urugo cyunganira icyo ngicyo ni communication. Ingo z'ubu nta communication zirimo, nta kuganira guhari. Umwe ni umutumba ugaramye hariya, undi nawe cyangwa se ni igiti, undi nawe ni umusenyi wazana ishoka kasa gusa, kasa igiti kitavuga ndababara hindura asa hano. Oya, ni uko asa nk'uwasi igiti. Urwo rugo rero sinzi amaherezo yarwo. Yego, kuri iyo ngingo rero ni iki wabwira abagore kugira nabo, cyangwa igitsina gore, abamama, ni iki wabwira abagore gusa? Ndabwira abagore n'abagabo, yego, nimuhindure uburyo mwubatsemo, nimuganire. Impamvu abanyarwanda bavuga ngo ni ikiganiro cy'abakuze cyangwa ni ikiganiro cy'abubatse, Vincent, ubu nturi iwanjye, yego, ngiye gukora iki kiganiro abana bose simbirukanye, imiryango yose nkayikinga. Ntabwo ari ikiganiro cy'abana, ni ikiganiro cy'abakuze. Rero niyo muri mu cyumba cyanyu muba mwakinze, mbere yo kurirana nk'aburira igiti cy'imyembe cyangwa cy'inturusu, banza muganire, mujye mu kiganiro njyarugamba, mugire imihigo muhiga. Hanyuma nimunarangiza mukora ikiganiro mvarugamba, sibyo? Ngo guhiga ubutwari muratabarana. Ntabwo uzatabarana rero n'umuntu utazi ibyo arimo. Si umuntu atabarana n'umuntu atigeze atoza. Hari aho wigeze ubona bafata umusirikare bakamuhekesha imbunda ngo ajya ku rugamba batamutoje? Wowe rero uje wakokinze, witeguye, uzi naduye ahari, ukoreye cya Vincent ngo tugende, umujyanye hese? Ni ikibazo gikomeye cyane. Yego, Eliane, ejo mu minsi mike ishize hari ikiganiro uherutse gukora, sindasoma ibitekerezo by'icyo kiganiro wagikoze kuri televiziyo runaka,
ntari buvugire hano ariko nimujye muzivuga ariko munashyigikirane urahita uyumva ngezajya nzibavugira uragira uti ntawumemba muri mwese icyo cyo wagize uti igitsina cy'umugabo wanjye meze nk'uwakiranguye ariko uriya nawe naramugaye niko yabyanditse nyine sindanavugana nawe ariko nawe ndi mu museke ubu mu bintu byose twaganiriye Irene Murinda habi koko ubu wararebye mbega Irene asanga niyo tayito iri sho watwitse byaravuzwe se narabivuze ariko yego yarambajije ngo noneho ngo igitsina cy'umugabo warakiranguye narakiranguye ntabwo nakodesheje ntabwo nikopesheje sinanaguze detaye nararanguye rero kuvuga gutyo abantu bashaka kubyakira mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuvuga birabareba umunyamwuka yumvira mu mwuka umunyamubiri akumvira mu mubiri kimwe nk'uko iyo uvuze ibiryo umushonji yumva kurya naho uhaze yumva umurengwe ubwo rero buri wese afite aye matwi dufite abirasa ariko yumva bitandukanye hanyuma tugenda tugana ku musozo tuzadukora ibiganiro bigufi kugira ngo n'ejo tuzabone ibyo dukora ni iki wavuga muri rusange cyangwa ni yihe nama wagira abantu bakunze kuba bakumva inyigisho zawe bakazumva mu buryo wowe utatanze bakashaka guhindura message abo bantu ni iki wababwira mu minota mike tunasoza nta kintu kinini mfite nababwira kubera ko sijye wa mbere baba bahinduriye message Yesu yarigishije aravuga ngo iyi kiliziya bayita gute ni herukana nibagiwe ukuntu babivuga ati nayisenya mu munsi umwe nayisenya umunsi umwe nkayubaka mu minsi 3 urumva we yashakaga kwivugira umubiri we ko azapfa umunsi umwe ariko akazuka mu minsi 3 abanyamwuka bumvise icyo avuze abanyamubiri bahise bajya kurega ku mwami yuko yavuze ko azasenya urusengero ubwo se niba aramuhindura message yakizaga umurwayi kandi ari uwabakijije bugacya bajya kumurega yuko yishe isabato yasuzuguye amategeko y'umwami yishe amategeko y'abaroma kugera n'uyu munsi sinzi ko abaroma bose bumva Yesu kimwe na papa arigisha bakabihindura His Excellence arigisha bakabihindura abaposozi bacu barigisha bakabihindura Trump arigisha bakabihindura ubwo se Eliane Ndinde niba Imana yigisha bakabihindura Eliane Ndinde nababwira ngo komeza inzira watangiye icyo akora nuzasanga warayobye uzagaruka utaragwa mu manga naho guhindura message ya Eliane ni nko guhindura Nyabarongo urubogobogo biragoye baye nka ba muntu ntabwo byoroshye kigiye kubera social media nazo ibikorerwa kuri social media ni hatari bijye kukurakaza byo uhanasara nicyo cyiza cyawe urabisobanukiwe kandi ntabwo bijye bigukoraho nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda